Igitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Iki gitabo kigufi cy'ubuhanuzi ni urwunge rw'imivugo ivuga ibyo kurimbuka kwa bamwe mu banzi ba Isiraheli barushaga abandi kubakandamiza, ubwami bwa Ashuri bwa kera hamwe n'umurwa mukuru waho Nineve. Abashuri bigeze kuba bumwe mu bwami bwa mbere bw'ibihangange ku isi, kandi kugeza amatwara yabo muri Isiraheli byatumye ubwami bw'amajyaruguru burimburwa burundu n'imiryango yabwo ijyanwa bunyage. Ingabo z'Abashuri zari zifite ubugome n'ubugizi bwa nabi ku rugero isi itari yarigeze ibona. Nuko Isiraheli n'abaturanyi bayo bategerezaga ko Ashuri izasenyuka. Amaherezo byaje gusohora mu mwaka wa 612 mbere ya Kristo. Abanyababuloni barahagurutse maze batangira kugumuka. Kwatumye bahindura Nineve maze batsinda ubwami bwa Ashuri. Uko niko umutwe wa kabiri uvuga iby'uko Nineve yaguye mu buryo bw'ubusizi bubyumvikanisha neza, naho umutwe wa gatatu wo usesengura uko ubwami bwose muri rusange bwatsinzwe. Ariko iki gitabo ntabwo ari amagambo y'uburakari ku banzi ba Isiraheli gusa. Umutwe ubanza utwereka ko hari byinshi cyane byari birimo biba. Iki gitabo gitangirwa n'umuvugo udasoza inyuguti zose z'Igiheburayo. Utangirira ku gusobanura uko ikuzo ry'Imana ryiyerekanye mu buryo buhebuje. Bisa cyane n'uko igitabo kikibanziriza cya Mika gitangira, n'uko igitabo gikurikiraho cya Habakuki gisoza. Kandi n'Imana, umuremyi ushobora byose, izanywe no gucira amahanga urubanza ngo yimakaze ubutabera bwayo ku bibi byabo. Nuko umuvugo utangira wifashisha amagambo azwi cyane aho Imana y'ubwayo yivuga. Nyuma y'inkuru ivuga iby'ikimasa cy'izahabu iri mu Kuva umutwe wa 34. Imana itinda kurakara, ifite imbaraga nyinshi, ntizigera ireka ikibi ngo cye guhanwa. Nuko igice gisigaye cy'uwo muvugo kigenda kigaruka ku magambo kikanayasubiramo, cyerekana itandukaniro riri hagati y'amaherezo y'abibone n'amahanga akora iby'urugomo n'amaherezo y'abasigaye bubaha Imana. Iyo Imana icishije bugufi abami b'abibone, iha ubuhungiro abicisha bugufi imbere yayo. Igishimishije cyane aha nuko mwatekereza ko iki gitabo kivuga gusa kuri Ashuri, nyamara mu by'ukuri Nahumu ntahavuga Nineve cyangwa Ashuri mu mutwe wa mbere. Kandi aho avuga ibyo kugwa kw'ababi, akoresha imvugo ya Yesaya avuga ku kugwa kwa Babuloni kwaje gusohora cyane nyuma yaho mu mateka. Kandi si ibyo gusa, ahubwo nanone Nahumu asobanura ibyo kurimbuka kw'abantu babi nk'inkuru nziza ku barokotse bo mu bwoko bw'Imana. Ni imvugo itaziguye yerekeza ku nkuru nziza ya Yesaya avuga iby'ibyo kurimbuka kwa Babuloni. Uko rero niko ibyo byose bigiye bitandukana biri mu mutwe wa mbere bihuriza hamwe kuganisha ku ngingo y'ingenzi. Ku bwa Nahumu, kugwa kwa Nineve kwerekanwa nk'urugero, nk'ishusho y'uburyo Imana ikora mu mateka y'ibihe byose, uburyo itazemera ko abami b'iyi si yacu barangwa n'ubwibone cyangwa urugomo bahoraho. Nuko rero ubutumwa bwa Nahumu mu by'ukuri busa cyane n'ubwa Danyeli. Ashuri iri mu murongo muremure w'ubwami bwerekanye urugomo mu mateka, kandi byabaye kuri Nineve n'urwibutso rw'uko Imana yiyemeje kurimbura abanyarugomo n'abibone mu bihe byose. Hamwe n'uko ibintu byerekanywe uhereye mu mutwe wa mbere, iki gitabo kirongera kigasubira ku kwibanda kuri Ashuri. Uko niko umutwe wa kabiri usobanura intambara ya Nineve, n'uko uwo murwa wagiye usenyuka buhoro buhoro. Tubanza kubona imirongo y'abasirikare b'Abanyababuloni, hanyuma tugasoma iby'igitero cy'amagare y'intambara, hanyuma tukumva induru ku nkuta z'uwo murwa wamaze gucibwamo ibyuho, noneho hakabaho no kwicwa kw'abaturage b'i Nineve, hanyuma umurwa ugasahurwa. Umutwe wa gatatu ukomereza gusobanura ingaruka kugwa k'uwo murwa kwagize kuri ubwo bwami muri rusange. Nahumu atangira atangaza ibyago biziye uwo murwa, uw'abami bawo bubatse ku maraso y'inzirakarengane. Ni ishusho y'uburyo akarengane kari karashinze imizi mu matwara bwite, yatumye Ashuri yiyubaka bigakunda. Ariko urugomo rwabo nirwo rwabibye imbuto zabyaye kurimbuka kwabo, bityo Ashuri izatsindwa imbere ya Babuloni. Iki gitabo gisozwa n'amagambo asebya umwami wa Ashuri watsinzwe. Yakomerekejwe uruguma rwica, kandi mu mahanga yose yari yarakandamije nta n'umwe waza ngo amutabare. Ahubwo bararirimba ndetse bakishimira kurimbuka kwayo. Kandi uko niko igitabo gisoza. Iki gitabo rero gicuza umwijima, ariko ni ingirakamaro kubona uburyo ubutumwa bwa Nahumu buvuga ku byago n'uruhererekane rw'urugomo n'ikandamiza abantu bagirirana ibihe byose. Amateka y'abantu yuzuyemo amoko n'amahanga yishyira hejuru akoresheje urugomo kugira ngo yiheshe ibyo ashaka, bigatuma hapfa abantu b'inzirakarengane. Igitabo cya Nahumu gikoresha Ashuri na Babuloni nk'ingero zo kutubwira ko bibabaza Imana, kandi ko yita ku rupfu rw'abatariho urubanza, ndetse ko ineza n'ubutabera byayo biyihata gutuma habaho impamvu amahanga akandamiza asenyuka akarimbuka. Kandi igihano cy'Imana ihana ababi ni inkuru nziza. Keretse ubaye uri Umwashuri, birumvikana. Ibyo bikaba ari byo bidusubiza ku musozo wa wa muvugo ubimbura umutwe wa mbere, ari wo utubwira uti Uwiteka ni mwiza, ni ubuhungiro ku munsi w'amakuba, yita ku bamuhungiraho. Uko niko igitabo gito cya Nahumu gishishikariza umusomyi wacyo wese kwicisha bugufi imbere y'ubutabera bw'Imana no kwiringira ko mu gihe yo yagennye izavanaho abanyarugomo bo mu bihe byose n'ahantu hose. Ibyo bikaba ari byo bikubiye mu gitabo cya Nahumu.